Ndagusuhuje muvandimwe nkurikiye. Imana y'amahoro ibane nawe. Imana iguha umugisha, Imana iguha imbaraga, Imana iguhe Mwuka Wera, Imana iguhishurire ubashe kumenya aho duhagaze, kugira ngo tubashe kuba turi abantu bashyitse mu by'umwuka, batagize icyo babuze, ahubwo badafite n'icyo bakennye, ahubwo abantu b'abanyakuri kandi bahagaze mu kuri nk'uko kuri muri Kristo Yesu. Tugeze ku cyigisho cya 11, icyigisho kitwereka, kitubwira ngo intambara yegereje. Iki cyigisho kiboneka mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, mu gice cyaho cya 17 ku murongo wa 17. Icyo kwibuka kiratubwira ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ahangaha dutangiranye cyangwa se ngiye kubasangiza iki gitekerezo cy'umugabo witwaga Anastasia. Yari umuhanga mu icungamutungo utemeraga ko Imana ibaho. Yari yarize muri kaminuza y'Abasoviyete, muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari ziteye imbere mu by'ubukungu. Anastasia yemeraga politike ya gikomunisiti guhuza ubukungu, kandi akizera ko iyo politike iha abantu ibyiringiro by'ejo hazaza. Anastasia yumvaga afite amatsiko umunsi Leta Zunze Ubumwe y'Abasoviyete izahindura ibihugu byose byo ku isi, bikereka politike ya gipolitiste ya gikapitalisite yo guteza imbere umuntu ku giti cye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze bikayoboka politike y'Abasoviyete yo guteza noneho abantu hamwe. Nyamara umugabo we Petro we ntabwo yari ahuje nawe muri ibyo byifuzo. Nubwo Petro nta dini yasengeragamo muri icyo gihe, yari yaravukiye kandi arererwa mu muryango w'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Akiri muto Petro yari azi ubuhanuzi bwo mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Ubwo Petro yari amaze gushyingiranwa na Anastasia, yamubwiye ko ubuhanuzi bwa Bibiliya buvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizategeka isi kandi zigatuma ibihugu byose byo ku isi bikora igikorwa cyo kwigomeka ku Mana mu gihe giheruka cy'amateka y'isi. Ku bw'iyo mpamvu, ashingiye ku buhanuzi bw'ibyahishuwe, Petero yavuze ko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti izatsindwa intambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugore ntabwo yakiriye iki cyemezo. Yabwiye umugabo, aramubwira ngo iki gihugu nikiramuka gitsinze iyi ntambara, azahita ahinduka umudiventiste umunsi wa karindwi. Barateze, umugabo nawe Petro barateze, barangije ntabwo byatinze, mu 1980 Leta Yunze Ubumwe y'Abasoviyete yarasenyutse, kandi yasenyutse nta gitero na kimwe kibayeho. Nyuma y'igihe gito, Anastasia yemeye ubutumwa bwa Petero bwo kwifatanya mu mubatizo w'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Ibyo Petero yari yategereje ku gusenyuka kwa Leta Yunze Ubumwe bw'Abasoviyete ntabwo byari bishingiye kuri politiki, ubukungu cyangwa amasomo y'ibya gisirikare, kubera ko ibyo atarabisobanukiwe. Ahubwo isoko y'ibyo Petero yavugaga byerekeranye no gusenyuka kwa Leta Yunze Ubumwe bw'Abasoviyete yari ubusobanuro bw'ibivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe 13. Aribwo tugiye kureba noneho rero muri iki cyigisho kitubwira ngo ubereshe ukuri kw'ijambo ryawe niryo kuri. Hano rero hari ikindi kintu batubwira no muri iki cyigisho. Hari agakoresho kifashishwa mu buvuzi kangana n'uruheke rw'umuceri kitwa biochip cyangwa verchip. Agakoresho gashyirwa mu mubiri w'umurwayi. Agakoresho kandi gakubiyemo amakuru yerekeranye n'amateka y'ubuvuzi bw'umurwayi aba akeneye, agaragaza iyo bashyizeho scanner. Aha agakoresho kinjirirwa mu mubiri. Abakristo bamwe bavuga ko aka gakoresho ari kimwe mu bigize umugambi mubisha ugamije guhatira abantu kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Abandi nabo bakavuga ko ikimenyetso gifatanye isano n'ikirango banga gishyirwa ku bikarito abikwamo ibiribwa, cyangwa se umubare
666, uyu mubare ushyirwa ku note z'amadolari. Kuri bamwe ikimenyetso cy'inyamaswa gifitanye isano na gahunda zo gushyira hamwe kw'itsinda ry'abantu bavuga ko bakiriye umucyo urenze uw'abandi bakiriye. Indege z'ubukara z'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango wibumbiye hamwe. Intego y'iki cyigisho rero ni ukugaragaza intambara igiye kubaho ishingiye ku kuramya. Ntabwo ishingiye kuri ibi byo, ahubwo ishingiye ku kuramya. Satani azibasira ubutegetsi bw'Imana binyuze mu gutesha agaciro amategeko y'Imana. By'umwihariko isabato izaba ipfundo ry'intambara izakwira isi yose ishingiye ku kuramya. Satani yanga isabato kuko yanga umuremyi. Azakoresha agahato kose, igitugu ndetse n'imbaraga kugira ngo atubuze kwiyegurira Kristo. Hazabaho kugongana kw'imyizerere ishingiye ku kuramya ku munsi no kuramya k'ukuri no kuramya kw'ikinyoma. Irarika ry'Imana riheruka irarikira rihamagarira abantu kuba indahemuka kuri Kristo, kabone nubwo haba gutotezwa, kutemerwa, kugura no kugurisha, gufungwa ndetse no gucirwaho iteka ryo gupfa. Icyigisho cy'iki cyumweru rero tugiye kuzarebera hamwe yari nk'iburiburiro. Tugiye kuzarebera hamwe umwete Yesu akoresha mu kutunyuza mu ntambara iheruka y'amateka y'isi. Iyi ntambara iheruka rero nk'uko mbikubwira ni intambara ishingiye mu kuramya. Iyi ntambara yatangiriye mu ijuru. Iyi ntambara yatangiye ubwo Satani yagushaga 1/3 cy'abamarayika bakagwira iyi si. Iyo ntambara yimuriwe hano mu isi, kandi Satani amaze imyaka irenga 6,000 yitoza iyi ntambara. Nshuti muvandimwe, ndagusaba kugira ngo ubwo tugiye kwigana ibi byigisho uzampe Imana izatubashishe kugira ngo tuzasobanukirwe n'icyo Kristo adushakaho, kandi tuzasobanukirwe n'ubucakura bwa Satani, tuzasobanukirwe n'iyi ntambara uburyo irimo kurwana, ndetse n'ahantu iri kurwanirwa, ndetse n'abari kuyirwana, ndetse n'uburyo iyi ntambara izasoza. Ndakurarikira kugira ngo ibi byose twibaza tuzabisobanukirwa, kandi Imana y'amahoro ibane nawe. Imana y'amahoro idushoboze. Imana y'amahoro iguhe gusobanukirwa, kandi Umwuka Wera tubashishe mu izina rya Yesu. Amen.